Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza nk'uko mubibona ndi muri dashboard za mining ya P network by'umwihariko mbazaniye andi makuru meza kuri umushinga wacu wa P network by'umwihariko ku mupayina cyangwa ku muntu wese ukora iyi mining ariko ndagira ngo dutangire dusoma aka kantu kubera ko ikiganiro cyanjye murabizi ko ntabwo kijya kigira ute kiba kirekire ngerageza gusummarizinga ibintu cyangwa nkabihina ku buryo bukabije cyangwa ku buryo buhagije. 65 billion P will be allocated for all mining rewards, both post and future mining. For post mining rewards, the rough sum of all Pi mined by all pioneers so far before mainnet is about 30 billion Pi. Ibi birahagije. Hanyuma nkuko nababwiye ndi muri dashboard ya mining ya P network nk'ibisanzwe hamwe tugira ute tuminingira nongera kwibutsa umupayiniya wese cyangwa umuntu wese udakora mining ya P network cyangwa undi wakoraga mining ya P network akabihagarika ngo yabuze KYC ngo migration yaratinze ngo payize ziracyafunze gerageza ukore mining ya P network kubera ko iyi projet iri seriye by'umwihariko nge ntabwo natinya kuvuga ko muri bihugu byacu by'umwihariko byo muri East Africa twasigaye inyuma mu bintu bya cryptocurrency ubyango byemerera twasigaye inyuma kandi uruhare runini nasanze twebwe twisigaza inyuma by'umwihariko kubera ko umuntu arakwereka ibintu biri proof cyangwa ibintu biririyo ugashaka kugendera kubihuha kwiriya nta mabere muri convention reka nse noyigarukaho gatoya hari akabazo gato babajije bari abatumirwa cyangwa bari abantu bumwabereho byo muri Afrika byateye imbere by'umwihariko muri cryptocurrency kandi namwe muze kunsubiza muri comment z'iyi video mwandike barabajije ese iyo Bitcoin cyangwa umuntu the founder of Bitcoin umuntu wahanze Bitcoin cyangwa P network ariko ntago bavuze kuri P network bavuze babajije umuntu wahanze Bitcoin iyaza kuvukira muri Afrika cyangwa iyaza kuba ari umunyafrika ukeka ko yari guturuka cyangwa yari kuba yaravukiye mu cye gihugu ese wumva ari u Rwanda wumva ari Kenya wumva ari Burundi wumva ari Nigeria utagendeye ku marangamutima yawe cyangwa ugendeye ku bumenyi cyangwa ku kigero turiho cy'ibintu bya cryptocurrency wumva wenda ari nko kuva mu cye gihugu wenda munsubize muri comment z'iyi video ariko by'umwihariko icyo gihe kuri pano hariho ndakeka nimba nibuka neza hariho umutumirwa muri Senegal amubaza ati se ukeka wenda Bitcoin iza kuvuka cyangwa umuntu wayihanze yaza ko ari umunyafrika ariko ari uwe mu cye gihugu ese asubiza ati by'umwihariko nyine agomba kuba ari uwo mu gihugu cya Senegal kubera ko nta nicyo avukamo ahandi bo muri Nigeria barasakuza ati reka yagombaga kuba aturuka muri za Nigeria iryo ni ishema rihambaye by'umwihariko kandi ni nabyiza kubera ko baradusize ibintu bya cryptocurrency bagize ute barabimenyere natwe rero nababwira ngo tugomba gufatiraho ariko natwe dushaka kugira ubumenyi ahubwo tugenda twisubiza inyuma ugasanga ibintu biririyo cyangwa by'ukuri turi kubyirengagiza ahubwo tukagendera ku bintu by'amarangamutima yacu ntabwo ari uko ibintu by'amafaranga cy'ibintu bya crypto bikora ntabwo bigendera ku marangamutima ahubwo ni ubumenyi n'ubuhanga so reka twikomereze ubwo muraza kunsubiza muri comment wenda nanjye mbabaza akabazo kamatsiko ati se iyo umuntu wavumbuye Pi network yaza guturuka muri Afrika mwumva ari guturuka nko mu kiye gihugu mumfashe munsubize muri comment z'iyi video cya Bitcoin mwumva ari guturuka muri iki gihugu ndaraza kwandika ati yagomba guturuka muri iki gihugu kubera ko n'ubundi ibintu bya cryptocurrency tubimazemo igihe cyangwa twari tubizi kuva kera wenda ntabwo yagombaga guturuka muri iki gihugu kubera ko technology yabo iri hasi reka twikomereze kuri iyi projet yacu ya P network nimba uri mushyashya akarigo bwa mbere ugeza no kuri Mbarusha Mining TV nakubwira ngo kanda kuri subscribe ufungura inzogera
kugira ujye ubonera amakuru ku gihe. Igihe cyose Mbarusha Mining TV yaprodinze video kuri YouTube, iyo video uyibonere mu bantu ba mbere. So nkuko nabibabwiye, nabwiye ati video zanjye ntabwo zikunda kuba ari ndende cyane, ariko nanone nkagerageza kubereka utuntu tw'ubwenge, amakuru y'ingenzi cyangwa amakuru y'umumaro. Niwitegereza iyi chat cyangwa hano muri iyi dashboard, urabona ko amacoins yose yibereye mu mituku. Yari mu mituku ni gutya tuvuga, yari mu cyatsi cyangwa iyo yahinduye iri bara atari umutuku, abagaragaza ko ibereye mu kizamuka cyangwa meze nk'ayazamutse. Ariko nanone nubwo ari mu mituku cyangwa nubwo tubona ko yamanutse, ntabwo bishobora kukubuza kunguka. By'umwihariko abantu mukora za trading, za future trading, za forex, murabizi coin yamanuka itamanuka urunguka, biterwa n'uburyo ki wasetinze cyangwa winjiye mu isoko. Ushobora kwinjira mu isoko mu kizamuka ukunguka, kuvuga ati wenda bitcoin nigera mu 100,000, nimba shizemo wenda amadolari yanjye 10, ndaza kubona nk'amadolari 11. Ibyo birashoboka cyane. Nanone iri mu madolari 100 ugasetinga ati nigera mu madolari 95, wenda nyinjiye mu isoko mu kimanuka rwose, n'ubundi gira ute urayabona. So ibyo nabyo ni ubundi bumenyi n'andi makuru ugomba kwiga. Twikomereze, turi kuri projet ya Pi Network, ariko nanone nkuko natangiye cyangwa narimaze kubabwira ati iyo bari abantu bahanze cyangwa bavumbuye aya macoin, iyo baza guturuka muri ibihugu cyangwa muri Afrika, wumva ko bari guturuka mu bihe bihugu. Mbagira ngo twiyungure ubumenyi kandi tunarebe ikigero tugezeho cyangwa standard tugezeho, by'umwihariko kugira natwe tujye tugira ute twiha amanota, cyangwa tuvuge ati yewe ko kuburya twarasigaye, nimba nta muntu tuziranye cyangwa uturuka muri iki gihugu urakora coin cyangwa igi ku isoko, cyangwa twanayibona kwa aya masoko akomeye nka za Binance, za OKX, za Bitget Exchange ndetse n'izindi. So reka dukomeze no kuri ya projet yacu ya Pi Network. By'umwihariko ntabwo nasoza ntaberetse akantu k'ingenzi cyangwa update y'ingenzi, by'umwihariko kuri wa wundi apana bamwe bagendera mu bintu by'ibihuha cyangwa by'ibinyoma. Nkuko muyibona yamanutse, iri mu mwanya riri muri 0.2 by'idolari. 0.2 by'idolari, ngira ngo muri kubyibonera. Umuntu wazibayingiye hariya, ubwo wenda ahubwo ataguze pi 100 z'amadolari 20. Uyu munsi wa none cyangwa aka kanya tuvugana amaze kuba amadolari 21 n'ibice 50 cyangwa n'ibice 5, nkuko mugira ute mubibona. Rero iyo mberetse coin yamanutse, ababishoboye nibaze wagura udupi 10, wagura udupi 5, wagura udupi 100, wagura udupi 1000, bitewe n'ubushobozi ufite. Byanze bikunze urunguka, ubonamo inyungu, ubonamo profit. Nkunda kubabwira ngo kuba iyi coin yaramanutse ni amahirwe twagize adasanzwe, by'umwihariko cyangwa kugira ngo wa wundi wacikanywe wamayininze pi nkeya abashe kuba yazigura. Ushobora kuzigura kuri echangeer, birashoboka. Ushobora kuzigurira umuntu wazimayininze, birashoboka. Cyangwa ukara muri comment y'izi video, cyangwa ukajoininga group ya WhatsApp kanyandikira nkaziguhereza, byose birashoboka. Ariko nkubwiza ukuri ko nimara kugera mu madolari 10, mu madolari 20, kandi zageramo, icyo wicara ukizi icyo izafatamo kwigondera cyangwa kutekereza gufata amadolari 100 ukabagura pi 10, warajya ubona wenda amadolari 10 ushaka kubonamo pi na 50, bizagorana. Azaba ari ikintu kigize ute kigoye ku muntu wari we wese. Niyo mpamvu mbabwira ngo nimba coin yamanutse ni amahirwe adasanzwe, by'umwihariko kuri twe dukora mining cyangwa twacikanywe cyangwa kiri kwishakisha muri ibintu bya mining. Ni amahirwe adasanzwe gufatiranya coin ikiri hasi cyane. Iyi projet ya Pi Network mwibuke ko nibwo igitangira muri ibintu by'amasoko, cyangwa dutangiye kuyibona ku ma echangeer. Nta n'umwaka urashira, ngira ngo benshi mwatangiye cyangwa twese twatangiye kuyibona ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri, aribwo habagaho launch ya Open Network. Uyu mwaka 2025, mu gihe andi macoin usanga amaze imyaka 10, imyaka 5, imyaka 6, imyaka 3
ku masoko cyangwa kuri aya masoko y'ubucuruzi za eshangere, payi ubwayo iracyakorerwa minaje cyangwa mining, ubwayo sisiteme iracyasetinga ibikorwa byayo by'umwihariko bizayifasha cyangwa kugira ikomeze kugira imbaraga. Ibyo sisiteme iracyarwana nabyo. Uyu munsi wa none sisiteme cyangwa kuba timu baratubwira ko bakiri muri testnet ziri faranga. Utekereza ko ibyo byose nibirangira coin izamanuka cyangwa ahubwo izagira ute, izazamuka? Aho ngaho naho ugomba kugira ute kuhatekereza. Ndi gusoza ntabwo nabara kukivugaho. Nimba aramayininze pi nkeya cyangwa ufite pi nyinshi, gurishaho 1/2 usigarana ikindi 1/2 wenda uzagurishe nabwo yaragize ute, yarazamutse. Ko nimba utarabonye umwanya wo kumayininga waramayininze pi nkeya, gerageza nanone ugure pi zihagije wicara uzifite kugira ejo cyangwa ejo ndi nizamuka cyangwa nko mu myaka 2 iri imbere cyangwa mu mwaka 1 iri imbere, kubera ko nge ntabwo nkubwira ko izazamuka mu mezi 2 cyangwa ejo bundi. Oya, ntabwo ari uko. Wenda bishobora kuba paragisida cyangwa bitunguranye, ariko urugendo rwa coin cyangwa coin kugira izamuke igere ku kigero gishimishije ni ibintu bifata umwanya, ni ibintu bifata igihe. Nk'urugero uyu munsi wa none ujye utekereza kuri bitcoin, umuntu wari uyize 2009 cyangwa 2010 cyangwa 2011, mu by'ukuri yari iri ahantu hasanzwe ku muntu wari we wese ushobora kuba yagira ute, yazigurira. Utekereze kuri za BNB za 2017 za Ethereum aho zari ziri, uyu munsi wa none unarebe aho ziri. Na Pi Network nta gushidikanya ni rwo rugendo irimo, kandi nuza kwitegereza ibikorwa byayo cyangwa imbaraga system cyangwa kwa team ya Pi Network biri kugenda ishyira kuri iyi projet ya Pi Network, nakubwira ngo ni projet cyangwa ni umushinga udakwiye kugira ute, gukerensa cyangwa kurenza ingohe ngo wirengagize, by'umwihariko cyane ko n'amakuru dukunda kugenda tuyatanga umunsi ku munsi. Ndi gusoza nongere nsubiremo ka kantu, iyo Bitcoin cyangwa Pi Network umuntu wayiremye aza guturuka muri Afurika, umva ko yari guturuka mu kihe gihugu? Reka mbareke mukande kuri subscribe, mufungure inzogera kujya tutubana muri update zacu za buri munsi hano kuri Mbarusha Mining TV. Ciao ciao, ndabakunda cyane.